naho yitegura kubakira neza bikwiriye ab'Imana mumukomera amashi muramubona hano seriviyete ayibika na Yesu yivese yes abari mu kazi kugira ngo aze kubakira neza ibase kwishimwe ry'ikirenga urafata data akaboko noneho mwembi mufatanyije muraca bugufi imbere ya papa uyu ni papa n'umunyacyubahiro wacu bwite mu cyubahiro cy'umwuzukuru mu cyubahiro cy'umwana nawe nemo gukomera amashyi kwita no kubyara ni akazi ni ubuhamya burebure cyane gufasha Imana kurema icyatumye Imana itabituma abagabo yari izi ko bafite imirimo myinshi n'inshingano nyinshi ariko uyu mubyeyi mureba uwo murimo ukomeye wananiye abagabo yarawushoboye aratwita amezi 9 akorera rutahiza musaza arifunguye ndimo ndabona ibintu bisa n'ibintu by'amasura ndimo ndabona ibintu bishayininga ayo mashi muhita muyabaha kandi abana bari mu kazi mwabonye abana bari mu kazi ewa igitego ndagukunda roza wanjye iyo mpano iruta byose ariko ntabwo ikuruta nuko nayikugeneye ku munsi nk'uyu roza nawe aravuga ati agasozi kazamutse nk'akamanuka indi mugabo wanjye siga umugabo ntabwo umugayo bashakazi banoje neza Eric yari yakiranye ubwuzu n'ineza n'igikundiro aniko twatangiye kubona iyi nyaye nano ngaho bashyikirize Imana bashyikiriza Imana Eric mubyeyi mwiza reka nkwambike ikamba rigukwiriye ndagushima imbere y'umuryango n'urukundo gukunda kandi iyi ni impano nguhaye iturutse ku mutima kandi ndagukunda data bukwe niyo mpano yitambutse tereka ngushimire mabukwe uri umubyeyi mwiza kandi wagize neza iyi ni impano nakugeneye nk'umukwe wawe usibye no kuba umukwe wawe mbaye umuhungu wawe saba ababyeyi bongere batambuke basubire mu byicaro nsabe tante Chantal tambuke bagushyikiriza Imana tante Chantal arahari ngwino bagushyikiriza Imana tante wabaye tante mwiza umwana aragukunda ubonye mukazana mwiza ubonye umukwe mwiza urishimye kubw'uyu munsi kubera ko babigusezeranijwe bibonesha amaso bakwifurije umwaka mushya muhire utaha nibo bana ba mbere bakwifurije umwaka mushya muhire nsabe mama Fabrice na mama Siliveri na mama Fabrice batambuke nabo abana babashimire urakoze cyane tante Imana igumagisha mama Siliveri na mama Fabrice batambuke bashyikiriza impano abateguriye mwagize neza kandi uyu Roza aje mu muryango mukunde kandi mukomeze n'inama zanyu iyo ni impano abahaye kuko abakunda ayibahaye kuko muri abigenzi arishimye kuko aje abasanga namwe nimumurakarira ahubwo mumwakire neza sibyo kandi mumukunde
nabo bahise bashimira umuntu kazana babonye mu muryango. Ko warakaye seka bagufata ifoto utazaza warakaye. Rose turakwishimiye mu muryango. Iki ni igice cya mbere cy'impano. Ndasaba Eric uhagarariye hano hagati neza, hano hagati musubira inyuma aho ngaho. Ndagira ntabwo umwanya w'izindi mpano zigomba gutangwa kugira ngo sister Stella mfashe dukubite tubagura. Uyu munsi twawusabye Imana, nagira ngo mbasabe imiryango yombi ko duteraniye aha uduhere umwana amashyi n'impundu tumushimire ko yumvanishije Imana ndetse n'umuryango. Ayo mashyi n'impundu byongere byiyongere kuko iwacu ibirori turabisenga tukabisaba kugira inema kandi nyagasani. Uyu munsi turashimira Imana iduhaye uburyo n'umwanya wo gutarama mu birori by'umuryango. Mu muryango wacu hari ibyiza byinshi, abadusuye mwabibonye, bashyitsi bahire twabiteguye. Iki gitaramo mwebwe tugituye kibanezeze kandi kibagwe neza. Uyu munsi turimo tuwutegura twarasenze tubwira Imana tuti uyu munsi nuramuka ushyitse uzaturangaza imbere dutegura. Rugira rurema bintu aratwemerera, aduha ikirere cyiza, izuba rirarasa, umunsi mwiza ukeye neza, umunsi mwiza abageni beza. Uyu ni wa munsi twategerezaga kandi ni wa munsi Rugira rurema turemeye ngo tuwishimemo. Umwana mwene mama arambwira ati umunsi wanjye azaba ari umunsi mwiza, azaba ari umunsi w'amahana, azaba ari umunsi w'ibyishimo, azaba ari umunsi w'umunezero. Nanjye ndamubwira nti yego, izo nzozi twajyaga tuzirota iyo data yateguraga igitaramo twaramubwiraga tuti dawe uyu munsi abatemba inshyushyu, abatereka amata, abanoza bihindiri turimo guseruka, ariko hari umunsi tuzaseruka. None wa munsi wasohoye, mwongere muduhere umuryango amashyi n'impundu, dushimire umuryango ko wateranyije imbere y'imihigo kugira ngo twivuge imyato, tugaragaze ibigwi byacu mu ruhame rw'abakuru. Mariya aragira ati uwo munsi wanjye nugera Stella mwana wa mama sinzaba mfite uburyo n'uburenganzira bwo kwakira indangururamajwi ngo ngire icyo mvuga, ariko uzahagarare gitwari, hanyuma umfashe tubwire abo twageneye ijambo ry'umunsi. Yarambwiye Manuel Rose ati umunsi wanjye nugera uzacimirira abashyitsi n'abasangwa, ubansabire bikomere mu mashyi kuko bitabiriye ubutumire bwa Data. Arambwira ati n'umukunzi wanjye igitondo kimwe cyangwa umugoroba umwe ibirenge bizagimbuka kujya imbere, dusura abateraniye mu birori byacu urugo ku rundi, tubabwira ngo mwarakoze kutwitaho, mwarakoze kudushyigikira, mwarakoze kuduhesha umugisha w'umunsi. Ni ngaho ncagagura twarambirwa mu ruhago hanyuma urase ku ngingo. Arambwira ati mfite mama umbyara wantwise amezi 9, dufite byinshi duhuriyeho, uzamundandikira nyegere mushimire musezere ngende. Mubyeyi utera intambwe wigire hino, icyubahiro umwana kugomba, yaguteguriye icyicaro cy'ikirenga, wigire hino agushimira musezera ngende. Iki cyicaro gikwiye umubyeyi wagiye ku gise akumva ukuntu igise kiryana kandi akibaruka imfura, akibaruka umukobwa mwiza utagira ukwaza. Nguyu mama, nguyu mubyeyi watwise umwana amezi 9. Aya ni amarira y'ibyishimo. Mu nzozi yajyaga arota kera, yajyaga avuga ati dawe uhoraho mana yanjye, urambera aho ntari, abana banjye barere neza bakure kandi nibamara kujya ijuru uzandemera ibirori nanjye. Hari igise cya nyuma gikira iyo umubyeyi yicaye muri iki cyicaro. Uyu mubyeyi
mureba aya n'amarira y'ibyishimo twita no kubyara n'akazi ni ubuhamya burebure cyane gufasha Imana kurema icyatumye Imana itabituma abagabo yari izi ko bafite imirimo myinshi n'inshingano nyinshi ariko uyu mubyeyi mureba uwo murimo ukomeye wananiye abagabo yarawushoboye aratwita amezi 9 ajya kwa muganga aribaruka n'iwacu uwo munsi havuga impundu ngo uyu mwana wavunikanye mu nda cya gihe wumva kina mu nda ukajya wibaza ngo none uyu ni umuntu cyangwa ni iki yari umuntu yari umukobwa mwiza uzubahisha Imana n'igihugu uzubahisha umuryango impundu zikavuga urwunge ku bwe warakoze kumwibaruka yaguteguriye ikamba ry'uburere bwiza bajya bariririmba batarizi nagira ngo nsabe aho twagendanye mu nyegereze rya kamba ry'uburere bwiza twageneye mama sabe umwari murumuna wanjye wigire hino iri ni ikamba turaritura mama uyu ni mama nta muntu ubaho umusumba nta n'uwamusimbura ku mpamvu iyo ari yo yose ishobora gutuma adahagararana nawe iminsi myinshi ariko icyo aba yarakoze nta wundi wagikora urajya imbere gato uce bugufi upfukame imbere ya mama umubwire ngo mama warambonye ndira ntazi guhora warambonye nseka ntazi ikinsetsa n'igize kirapanze cyangwa igitambambuga warakoze kuba mama amaraso yawe atembera mu maraso yanjye nta giciro mfite naguha ngo ngushimire uko bikwiye ariko iri kamba ryambara uririmbane uyu mubyeyi mumuha amashyi n'impundu yatubyariye umwana yicishije bugufi hamwe n'umukunzi we kandi baraganira baravuga bati uyu mama turamushimira warakoze mama arimo kumuhobera namubwira ati warakoze kumbyara warakoze gutuma mbaho wampaye impano y'igiciro iyo Yesu yahaye abatuye isi bose nanjye warayinsangije mbwira ikamba rindi ni urugori urwambike mama yizihirwe kuko yabyaye umukobwa wubahishije umuryango uyu mubyeyi mumuduhera impundu yarakoze kwibaruka umukobwa w'igitego washimwe w'urugero mu muryango dati impano yazakiriye kandi yazishimye hanyuma mubyeyi uyu mwana yambwiye ngo aheruka kukubona umukikiye kera umusengerera karifite ku bibero uhererekanya mubasha n'abazabyara abahungu n'abakobwa bubaha Imana kandi bazamwicaza mu cyicaro cyiza nk'icyakwijajemo none ako karifiti ukamusengerere hanyuma umukikira umuhe iryo hererekanya bubasha uracaka bugi ku bibero bya mama nta mwana ucuka ku mubyeyi umubyeyi ahora ari umubyeyi mwongere mama amashyi n'impundu tumushimire na leta nyuma rero umuhungu mwiza ubonye umukobwa kandi ubonye umugore pe aciye akenge azi icyo gukora azagukunda uko yateteshejwe niko azakwitaho ikimuhoza iyo yarize wakibonye wakitegereje nyura hari ibanza urebe yari ku bibero bya mama uko biba bimeze nawe nubona yashavuye yarize cyane uzamenye icyo umukorera iyi bayita keya nta handi bayihinga uretse mu mutima ufite urukundo umuka wacu arimo ariga kwiga n'ukwigana mumwongera amashyi nawe yaje kwiga uko bahoze umwana iyo yarize uramufata ibiganza byombi umukure ku bibero bya mama umubwire ngo aho atazaba ari nzaba mpari hanyuma umuhobere umushimire uti warakoze kuzirikana gushimira mama aba bana mubahe impundu n'abana baciye akenge nabo bari kwiga uko bikorwa hanyuma nsabe pare na endi muraza mwakiriye umubyeyi mumuduherekereze mumutware mu maboko nk'abatwaye umwamikazi w'umunsi mumugeze mu byimbo aho yahoze aganje yongera acakabugi yishime arimo atambuka mu muha impundu ni umubyeyi wabyaye neza utazigera aramutwa n'abantu Marie Rose arambwira ati kandi uyu mama mureba afite undi bahanye inshingano ni inshuti ye barakundana Marie Rose abizi neza afite undi mubyeyi w'umunyabigwi cyane bisumba iby'uragiye mubyeyi utera intambwe uzane na data umwana babwira iri mu bana abasezera agenda agiye iwe ntabwo ari iw'abana ahubwo niwe
yarambwiye ati uwo mubyeyi simfite uko namusobanura mu ruhame ariko ni ikirenga, ni umubyeyi wo gushimirwa, ni umubyeyi wasanze ndira arampoza, ni umubyeyi wasanze naniwe aramfasha ndaruhuka. yambwiye ati uyu mubyeyi mumuha amashyi tumushimire n'intwari y'umuryango. dawe yakugira abana abutuma nabutanga, uhagararane na mama umwana basezere afite ibintu byinshi kuri uyu mubyeyi. uyu mubyeyi mureba ni intwari, uyu mubyeyi mureba ni indashyikirwa. yabwiye ngo agufitiye byinshi byo kukubwira, agufitiye byinshi byo kugushima. utera intambwe ubanza uhobera umwana, umushimire umubwire uti mwana wanjye ntabwo wigeze uneza abantu, ntiwanteje karitsiye dutuyemo, ugiye neza bose babireba. umuhobere umushimire. nguyu mubyeyi kandi ubugira kabiri. dawe urageje uru, wegere mama tumubwire ngo warakoze. umwana yambwiye ati uyu mubyeyi agera iwacu yasanze data atagiseka, yasanze data atakishima, yasanze data atakirya kabiri ku munsi, ariko ahageze arabihindura. nguyu mubyeyi wahaye data ibyishimo bikagera ku nyota y'umutima we. nguyu mubyeyi watwakiranye yombi, aradukunda aradutetesha biratinda. nguyu mubyeyi wadukunze atarobanura. nguyu mubyeyi wamenyaga iyo twatsikiye n'iyo twasitaye. dawe mwoberere uwo mubyeyi umushimire, yarakorereye kandi arabikomeje ntazatezuka ku mihigo. umuhobere umubwire ngo warakoze guhagararana nanjye. aba babyeyi mubaha amashyi tubashimire. aba ni abanyabigwi umugeni wacu. aragushimira ko wamubaniye neza, aragushimira ko wasanze mu mutima we hacuze umwijima, urangije uhacana urumuri rw'icyizere, ubuzima buragaruka. aratunze aratunganiwe kuko agufite. yambwiye ngo aragukunda kandi azakubaha iteka. uraca akabogi muri iki cyicaro, umwana agushimira gusezera agende. yambwiye ngo umaze kuzana ibyishimo mu mutima wa data, natwe waratwakiriye, uratugaburira, uratwambika. ntitwigeze dusorwa mu ishuri kubera minerivare. warakoze, witanze utizigamye. umuryango wacu ufite nk'umunyabigwi. warakoze kutwomora ibikomere byo mu mutima, ugakurikizaho n'ibyo ku mubiri. uri intwari y'umuryango. mwana yambwiye ngo aragushimira. hari amajoro menshi waraye ku bwawe, hari indwara nyinshi wagiye urwara ziterwa n'imbeho kubwo kuzinduka cyane. warakoze kuba uwacu, warakoze kudukunda, warakoze kutwakira. umwana aragushimira. mariro wigire hino. uyu mama wagusigaga mu bisage umunsi ku munsi, iri toto bakubonana niba urikesha, urapfukama imbere ye mukubwirire bya jambo wabikije. umwana yambwiye ngo aragukunda. ku kigabiro yakugabira amashyo, akagushimira ineza, akagushimira umuntu wazanye mu muryango, akagushimira ubupfura wasumbije benshi, akagushimira iby'imbaraga wakoze ku bwacu. yambwiye ngo aragushimira. ibyishimo bya data natwe byatugezeho, uri intwari cyane. umwana yambwiye ngo aragushimira. wajya kumenya ko umwenda ushaje, wajya kumenya ko ikarisi ishaje, wajya kumenya ko inkweto ishaje, wajya kumenya ko akeneye kujya muri salo, wajya kumenya ko intoki zikeneye ihina. warakoze kuba mama. aragushimira. nta cyiza na kimwe wamwimye, mu biganza bya data yahawe byose, ariko niwe wabikesha. iyo uza kuba umubyeyi w'umunyamwaga, ahari bari kumenekana bagatura ahandi, ariko wazanye impuhwe, wazanye ubupfura, wazanye umutima, wazanye impuhwe za kibyeyi. urakabyara hungu na kobwa, urakagira gutuma nabutanga. agiye neza arakubahishije. warakoze mubyeyi. mwana yambwiye ngo arashaka kuguhobera, akagushimira ibyiza wakoze muri we, akagushimira ko wamubereye mwiza, wamubereye mwiza imbere n'inyuma. aragushimira kandi aragira ati dawe warakoze gukunda, warakoze gutuma izuba rirasa mu muryango. umukwe mwiza uciye akenge arambagiza nyirabukwe, akamenya umwifato wa nyirabukwe, akamenya n'umukobwa ko ariko ameze. uyu mubyeyi bamushimye imico, urukundo rwawe rwagiye ahari hakwiye. warakoze kugendera umuryango kandi abantu babireba. aya ni amarira y'ibyishimo. warakoze papa. umwana aragushima.
mawe yaguteguriye ikamba n'ikamba ry'uburere birashoboka ko wabyara nturere ariko ndagushimira ko wareze kandi ukarera neza bakwegereza ikamba tugushimire uri umunyabigwi warakoze kurwana kandi ugatsinda iri kamba uryambare rikwizihire warakoze mubyeyi uyu data guhagaze iruhande atewe ishema no kuba gufite warakoze kumubera icyomoro cy'umutima bakugeneye n'urugori rwera uru ni urugori ruhabwa abamisi bo ku isi misi mondiyali mumukomera amashyi ikamba naryo araricuye kandi data yavuze yewe uragejuru n'umukunzi wawe baguteguriye umudari wowe uragumye uca akabogi nawe uyu mudari w'abatsinzi n'abanyembaraga baragushimira ko watoye neza data mumukomera amashyi tumushimire yatoyeho wagombaga gutora yego uyu ni umudari wo gushimira papa baramushimira ku kiguzi cyose yatanze ku buzima bw'umwana warakoze yes urigira hino ushimire papa ko yakoze icyo yagombaga gukora mu gihe cye hobera papa umusezere umubwire ngo bye kakagoroba twicaye mu muryango utubaza amakuru y'umunsi utubaza amakuru y'akazi n'ay'ishuri ntabwo bizongera gupfa gukunda nzajya nandika ibaruwa nsaba uruhushya ariko imyaka tumaranye ndayigushimira uri papa uri inshuti uri umujyanama uri byose uri ubuzima kuri njye warakoze kubaho warakoze kuba intwari yanjye warakoze kumbera umugisha warakoze dawe simfite ishimwe ribereye ariko uyu mudari mwambika abatsinzi n'abanyembaraga ku buzima bwanjye warakoze babyeyi mwarakoze nagira ngo nsabe mama ajye juru mushyire abana hagati dufatane ifoto y'urwibutso hanyuma ifoto nisoza nimugenda muraguma aha Marie Rose yambwiye ati si data gusa nshimira data nawe afite papa uwo papa nanjye yambereye papa ntabwo yabaye sogokuru gusa wakagombye kuba papa mukuru ariko ni data mu maraso ibyiza wakoreye data agakura akaturera ukamurera nawe akaturera ni imitsi yawe n'imbaraga zawe n'ubutwari bwawe uri umunyabigwi ku buzima bwacu sogokuru na nyogokuru mwigire hino umwana bashimire muri ntwari z'umuryango mwarakoze kubaho iyo mutabaho data ntiyari kubaho iyo data atabaho nanjye sinari kubaho iryo ni ijambo rya Marie Rose papa ataragenda uraguma aha ahubwo sogokuru nawe yigire hino azanirane na nyogokuru mubyeyi uri nyogokuru ariko mu rundi ruhande uri mama kuko wambereye imbaraga wambereye inshuti wambereye umujyanama wambereye ibyishimo wambereye ihumure mawe aba babyeyi mureba aribo bibarutse data umwana arashaka kubashimira guhera kera atarabaho kiri mu bitekerezo by'Imana mwebwe mwari muhari mwakoze iby'imbaraga n'iby'ubutwari kugira ngo data abeho hari amajoro mwaraye kugira ngo data akure hari minerivare mwishyuye kugira ngo data yige hari iby'ubutwari mwakoze ntarondora ku munsi wanjye iryo ni ijwi rya Marie Rose ndabashimira mwarakoze kubyara data kandi mwarakoze kurerera data hari igihe data yabaga yagiye isafari mu by'akazi iyo yadusigaga mu biganza bya nyogokuru twumvaga dutewe ishema no kuba mu biganza bye mwarakoze kuturera mutatwinuba mwarakoze kuturwaza twarwaye mwarakoze kutuvuza tugakira mwarakoze kuba intwari nyogokuru uri mama hari igihe kinini namaze mfite agahinda ariko iyo nabaga muri mu biganza warambwiraga ngo impore kibondo ijambo ryawe no kunyita ikibondo byatumye nkura n'ubwitonzi kandi nkakura ncecetse cyane kuko nari nzi ko ntawankunda ntawangirira impuhwe ariko iyo twabaga turi kumwe wakoraga ibiruta cyane ibyo nabaga nasabye uri nyogokuru uri mama uri inshuti yanjye uri umujyanama wanjye ndagushimiye
Marirose yambwiye ngo arabakunda kandi arabubaha cyane. Yateguriye impano nyogokuru nawe yamuteguriye ikamba. Yambwiye ngo aragushimira ko wabyaye data kandi ukamurera neza. Nagira ngo nsabe mama azane n'umugeni bambike nyogokuru ikamba. Mufatane uyu murimo mukore kandi neza. Mwambike ikamba ry'uburere bwiza nyogokuru, tumushimire. Umwana aguciriye bugufi, aragushimira kuri umubyeyi w'intwari. Kuba tugufite za nama zawe na za manuro nibyo bitugejeje aho turi, nibyo bitumye dushimwamo abageni beza, nibyo bitumye dushimwa. Warakoze, mwarakoze babyeyi. Kandi uyu mwambaro nawe muwumwambike, mumushyikirize n'ishimwe ryo kumushimira. N'urugori rwera, uyu niwe bibero bye n'impunja mu muryango, uyu niwe mubyeyi w'inyamibwa, uyu niwe mubyeyi mama w'amahanga. Abateraniye aha mumuha amashyi. Kandi umugeni aragejuru yongere ahamagare data. Bateguye ishimwe ry'ikirenga. Urafata data akaboko, noneho mwembi mufatanyije muraca bugufi imbere ya papa. Uyu ni papa, ni umunyacyubahiro wacu bwite, mu cyubahiro cy'umwuzukuru, mu cyubahiro cy'umwana. Nawe nemo mukomera amashyi. Bamuhaye igikombe cyo kumushimira ko ari umutsinzi. Ni umunyembaraga ndetse cyane, imitsi yaratureze iradukuza. Warakoze kurwana ku muryango kandi umwe wigeze arara hasi kuko tugufite. Uri umunyabivu muri twebwe, tukwigiraho byinshi niyo tutavuze. Warakoze kuba papa. Iyo utabaho data ntiyari kubaho, data yatabaho, Marirose ntiyari kubaho. Mwongere data amashyi y'umuntu, muduhuze mama, tubashimire. Umuhesha umugisha wa kibyeyi. Warakoze papa. Papa wahesheje umugisha, mumwongera amashyi. Imigisha ni itatu. Hari umugisha wa kibyeyi wo warawurotse, hari umugisha w'Imana uwo nawo barawufite kuko ibirori ntibyabaho umugisha w'Imana udahari. Hari n'umugisha Imana ihira imirimo y'amaboko yacu. Mwarakoze kwishobora. Mugiye kwegera hariya data aragejuru, mushyira abageni hagati, dufate ifoto y'urwibutso ndetse na mama kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Imiryango yombi murashyira abageni hagati, hanyuma dufate ifoto y'urwibutso. Sinzi niba tutakwigira inyuma kugira ngo dufate n'iriya dekorasiyo kuko iyi foto n'abuzukuruza bagomba kuzayihasanga. Mwarakoze babyeyi, muri intwari z'umuryango. Aba babyeyi bombi mubongera amashyi tubashimire, aherekezwe n'impundu zikwiye ababyeyi babyaye neza. Aba babyeyi bombi mubashimire, nibo batwicaje aha. Iyo badakora iby'imbaraga n'iby'ubutwari twari kuba turaha. Ayo mashyi muyongere, data arayishyura igiceri cya 50 kugabane pe. Yes, mwarakoze ariko mudusekere tubone ifoto tuzereka abuzukuruza. Kameramani nimba utagerageje wihangane. Hanyuma pare agiye guherekeza sogokuru na nyogokuru, marena aherekeze papa na mama baba bageze mu byimbo. Imana ibaha umugisha. Tugiye gucunguza uburyo umwete aba bantu nabo gushimwa kandi by'ikirenga. Abageni bambwiye bati hari undi munyabigwi dushaka gushimira. Ni intwari y'umuryango, yakurikiye Imana kandi arayiyoboka rwose, aduha amasakaramentu mu muryango, ntawe ujya acikanwa kuko tumufite. Mukomera amashyi umuvandimwe akaba papa kuko ari murumuna wa data, Padiri Wigirejuru. Abageni bagushimiye, uri intwari y'umuryango. Aya mashyi muyaduhere uwacu wakurikiye Imana, uwacu dufite abatambyi tukagira abataramyi. Nguyu mukozi w'Imana uri muri twebwe, nguyu muhesha w'umugisha uri kumwe natwe. Mu rugo rwa data havutse beza kandi benshi. Umwana yambwiye ngo aragushimira, nta cyiza na kimwe umuryango wigeze ukurana. Iyo babaga bagukeneye baratubonaga,
kandi Imana ukayibonera umwanya n'umuryango ukawubonera umwanya. Urengera abana bagushyire hagati, baguteguriye umudari wo kugushimira warakoze kuba intwari y'umuryango. Baragushimira cyane ko wakurikiye Imana ariko ntiwibagirwe umuryango. Baragushimira uri umutsinzi ungana data. Warakoze, warakoze. Mumukomere amashyi tumushimire intwari y'umunsi. Sabe abari ku ruhimbi batwegereza indi mpano nayo. Hari byinshi baguteguriye kumuhesha umugisha kandi n'umuvandimwe wakumye kurwanya ishyaka ry'umuryango. Iyi ni impano yishimwe yo kugushimira. Mukomere amashyi umuvandimwe utaribagiwe umuryango wabikoze byose kandi akabikora neza. Nta rindi shimwe twari twabona rirenze kuvugwa neza mu ruhame. Warakoze nk'umuhesha w'umugisha. Yambwiye Marie Rose ati nkeneye gushimira kandi ngasezera abavandimwe ba data b'abakobwa ni ba masenge nkunda, kandi ndabashimira kuntegura kuri uyu munsi bakansiga mu bisage bakanogereza kugira ngo mbe mwiza. Ndabikesha ba masenge inama n'impanuro, barazira rimwe bose. Peraji, Repeti, bose nibazire rimwe. Mama Teta arajana n'umutwari ndetse na Pita. Ubwo ni famiye ya Mama Teta, famiye ya Pita. Yes, zizire rimwe kugira ngo ducuruze umwete. Amasaha yagiye. Yego. Famiye ya Papa Teta na Mama Teta bazane. Famiye ya Pita ize yuzuye. Hanyuma Pelaji na Repeti nabo baba nibazire rimwe bagaragira abageni bamwe ibumoso abandi iburyo, babashyikiriza impano hanyuma uwo mwanya w'izo mpano zose kugira ngo byorohe. Repeti na Pelaji baraca akabogi hano. Turashaka gucunguza uburyo umwete. Repeti na Pelaji, abandi babashyikiriza impano. hanyuma famiye ya Papa Teta iregera umugeni, famiye ya Pita yegera umugeni. Mama Teta na Papa Teta baraba begeranye, na Pita n'umutware babe begeranye. Iyo niyo design. Impano zabo zizire rimwe kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Yes. Iyi ni impano ya Mama Teta, murayimushyikiriza. Iyi ni impano ya Papa Teta, zibahere rimwe kugira ngo twihute. Iyi ni impano ya Repeti. Iyi ni ya Repeti murayimuhereza, ndetse n'iya Pelaji. Aba bantu buri wese yagombaga gufata iminota nk'icumi, ariko kugira ngo twihute tubikoreye rimwe. Iyo mpano muyishakishe. Aba ni ba masenge, aba ni ababyeyi bo gushimwa. Mucunguze uburyo umwete mutebuke. Abari kuri iyo protokole impano zo gushimira tayo. Ikibazo komeza irabizi. Hari n'igihe twahemo hanyuma ntacyo bitwaye. Muhagarara, mutambuke muhagarara. Tugerageze. Pelaji, Repeti, Mama Teta, mediatrice. Iya mediatrice nayo irahari. Mediatrice naza. Tante yahageze ahubwo nibatandukana impano ye. Okay, bayishake bayoboze kuyimana dukomeze.
bimeze gutya hari n'igihe umuntu atwara inka agera mu rugo agahita asangamo izina ritari iryo iyo uhita uyigarura uhita uyigarura tuguhiye. Iyi foto y'umuryango yakirwe neza, mwegerane kugira ngo ifoto ibe imwe. Yes, impano ya Papa Teta ntabwo igaragara. Papa Teta yifate neza tutagaruka mwe. Ariko hari umuntu arangamiye hano. Umuntu ntabwo umugabo niyigira imbere. yitabiriye ibirori kandi yabyanga. Sabe ifoto aba nziza. bavandimwe mu bakomera amashyi bose tubashimire inama zabo, impanuro zabo, iby'imbaraga bakoze k'umukwe n'umugeni barabazirikanaho kandi barabashimira cyane. Imana ibamugisha mugana mu byimbo ifoto yabo. Basaba batambuke indi groupe yindi. Hari base wabo w'umugeni. Mutambuke. Base wabo w'umugeni. Garante Njimba na Boniface. Padiri we impano yayibonye. Sengiyumva Boniface Sagara ni akaniwe mushyikirize bagaragira abageni bamwe bumoso abandi buryo begera abantu okay sawa ifoto abandi base wabo w'umugeni nabo bakoze iby'imbaraga n'iby'ubutwari muri ibi birori kandi si ubu gusa umuryango wacu ufite urukundo rw'umwimerere, ikibazo cy'umwe ni icya bose kandi ibyiza by'umwe ni ibya bose. Mwarakoze kuhaba k'umuryango. Indi reka amasaha basubire mu byicaro mugana mu rukundo. Yego, hari inshuti magara z'umuryango, twebwe twese uko turi aha izo mpano zakagombye kuba zihari, ariko nk'uko umugeni yatangiye abivuga yasabye ati nzagenda mbasura umwe ku wundi, ariko hatoranyijwemo bake kugira ngo tubashimire. Rutagengwa natambuke impano y'umuyizane undi impano yegera abageni bamushimire. Mumukomera amashyi ni coordinateur. Kumbe yari wowe bakongera amashyi wa coordinatinze neza ibirori byacu byuje ubudasa. Amashyi aturagurika nk'ayo tubona muhaye coordinateur ubukwe burimo ibiryo n'ibyo bihagije. Yes, muri coordination ibintu byose byari bo. Famille ya Diogene udufashe mu banguke. Famille ya Diogene indi famille nayo famille ya Diogene arazana na madame ikurikiye. Yes, bahageze hakurikiraho famille ya Twagiramungu Emmanuel. Famille ya Diogene mu bakomera amashyi nabo bari mu kazi kenshi. Famille Emmanuel nabo bose neza. Twagiramungu Emmanuel. Indi famille Hussein. Indi ntabwe mwigire hino babashimire. Famille Innocent. Famille Hussein ni wa mama waje uturangaje imbere mu mukomera amashyi. Aba n'abatanga ibitekerezo byiza byubaka kugira ngo ibirori bigende neza. Mwarakoze kuhaba kubw'umugeni, mwarakoze kuhaba kubw'umuryango. Famille ya Innocent namwe muri abanyabigwi mu muryango wacu, abana barabashimira. Famille ya Innocent barahari. Iyindi famille ikurikiye tubwire. Famille ya Twagiramungu Emmanuel ntawamufatira umuntu wa hafi wa Twagiramungu. Papa na mama bigire hino bakiriye. Yes, yaje bigire hino mwembi mwakiriye impano iraremereye kandi babakomera amashyi muri mu kazi kenshi. Biba ari ibirori byuje ubudasa. Mwarakoze kuhaba kubw'umugeni, iryo ni ishimwe ryo kubashimira. Famille Innocent undi kurike ababyeyi be bombi babanaga umunsi ku munsi. Yambwiye ngo babwire ko bose aba yakanogeje, yari arimo yitegura kubakira neza bikwiriye ab'Imana. Mumukomera amashyi. Muramubona ahantu seriviyete ayibika na eswiveseri. Yes, aba ari mu kazi kugira ngo aze
kubakira neza. Inosa mwarakoze cyane. Hanyuma tugana ku musozo. Inosa twizere ko watwite mu oya hari mushe ku maboko mwabonye amabara yose ibiryo ari butugaburire birimo amabara yose nkuko mubibona yabyambariye. Sogokuru urugejuru bagufitiye indi mpano. Ariya Aneti murumuna wawe. Rero turamusoreza. Sogokuru ngiyi impano y'idini umuryango wakugeneye. Nkuko Imana data wa twese ari agakinga k'amakuba bavuze bati iyi mpano barayikwishyikiriza bagushimire ko uri umubyeyi w'ikirenga mu muryango. Iyi mpano nayo nikwiriye sogokuru urongera ujye hagati y'abana bagushimire cyane kandi bafata ifoto y'urwibutso. Warakoze kuba papa, warakoze kuba intwari y'umuryango, uri inshuti yacu magara, turagukunda cyane. Hanyuma yambwiye ati mfite murumuna wanjye umva mu ntege. Aneti mwana wa mama, duhuje byinshi, duhuje ibyishimo n'umunezero, duhuje urukundo, duhuje amaraso atembera mu mitsi. Aneti murumuna wanjye wigire hino gushimire. Aneti ataraza reka dutange impano ya muzehe nawe ukecuru igiseke muzitambuze. Nyogokuru yigire hino. Nyogokuru ari hano bagufitiye impano nanone. Umubyeyi w'umunyembaraga, umubyeyi dushimira ibyiza byinshi. Uyu mubyeyi ni umunyabigwi muri twebwe, niyo mpamvu mubona tumuha tukamuheta. Tugomba kumuha impano nziza kandi nyinshi, tukamushimira iby'imbaraga yakoze muri twebwe. Umukazana yambwiye ngo aragukunda mama, warakoze kumwakira na yombi mu muryango, warakoze kumwakira nk'umwana. Azahora gukunda kandi azahora kubaha n'umutima azatebuka. Ibishimwe ryo kumushimira. Na sogokuru yagombye kuza tugafata ifoto bari kumwe. Yes, iyi foto barambwiye ngo ni komande yabuzukuruza ndetse n'ubuvivi ubwa sogokuru. Mumukomera amashyi, ababyeyi baracyakomeye ntaho bazajya, tuzahora tubafite kandi dutewe ishema nuko muriho. Mwarakoze kuba intwari z'umuryango, abana barabashimira muri beza. Mama Neti tambutse impano ya Mama Neti. Mama Neti, Mama Nerta, iyi ni impano yo kugushimira. Umukwe niwe wateguye iyi mpano, yambwiye ngo aragushimira. Umunsi wa mbere azi iwawe wamwakiriye neza binyura umutima we. Aragushimira ko wakiriye umukwe na yombi kandi ukamushima imico n'imyitwarire. Warakoze kumushima ngo akubere umwana. Aba babyeyi impamvu mubona impano ari nyinshi, bakwiye byinshi, nabo batanze byinshi kugira ngo ababyeyi babe. Yes, nawe aragira ati umuhungu wanjye namuteguriye impano. Iyi niyo convention center mujya mwumva baririmba abanyakigali. Muyikomera amashyi, ayihereye umukwe aramushimira. Agize ati warakoze gushima umuryango, warakoze ko ntwarira umukobwa umutwaye neza ku manywa y'ihangu. Tugana ku musozo, ababyeyi ntaho barajya, ahubwo Aneti yigire hino ababyeyi bagihari. Aneti umukeni yambwiye ngo aragushimira. Uraca akabogi kuri iki cyicaro akubwira irya nyuma agenda. Yambwiye ngo aragukunda, yambwiye ngo aragusezeye, aragusize aragiye. Nubwo agiye heza, aho agiye nibugibwa n'umukumbi uzamusura.
yambwiye ngo afite byinshi akwibukiraho muhuje amaraso muhuje imico muhuje urukundo muhuje ubuntu warakoze Annette kwemera kuba murumuna we warakoze yambwiye ngo yongeye guhitamo abo bavukana yakongera akaguhitamo ngo umubere murumuna we ugwa mu ntege yambwiye ngo mwasangiye byose mwasangiye ibyishimo mwasangiye umubabaro mufitanye amateka maremare yambwiye ngo aragushimira kandi aragukunda ntiwigeze umutenguha arambwira ngo urabure uko avuye mu rugo rwa data ashagawe nawe ntuzamutenguhe uzakora ibishoboka byose ubaha Imana ubaha umuryango kandi nawe uzasohoka ushagawe waguhaye ndayabikora aragiye ariko nawe uzakurikireho bwangu warakoze kumubera umuvandimwe mwiza yaguteguriye impano iyi ni impano yo gushimira uwo bonse rimwe ni impano yo gushimira murumuna w'umugwa mu ntege aragushimira uri umukobwa mwiza kandi aragushimira ubupfura n'ubumuntu umuhobera umubwira uti bayi kana ka mama aragutwara arakujyanye data yemeye inkwano ariko kandi genda n'abamasenge bari abakobwa kandi shenge genda n'abamama wacu bari amasugi nawe ugende nugere iyo ugiye uzahirwe mwongera Annette amashyira impundu ayo ni amagambo abwiye mukuru we warakoze muvandimwe hanyuma Annette akiraha umugeni yambwiye ati bamuzanire barumuna be bandi abana bose bo mu rugo umuntu waba afite abana b'uyu muryango bandi nabo baze bigire hino hari abandi bana beza nabo babanaga umunsi ku munsi arashaka kubashimira no kubasezera mubakomera amashyi batambuka abo bana nibaze ko abana beza ba papa abantu bitwa abana mwese muzu abana bo mu muryango hano baze muri famille Lelita umuntu umufite amuzane na Ella hano hari impano yo kubasezera Lelita Ella umuntu bafite abigize hino kuko iyi mpano ntishobora kuva aha ngaha batabonetse yes baratera intambwe baza Lelita Ella bahageze hariya abana ariko abandi munsi yes ngaba abana b'umubyeyi baratera intambwe bacibagira gitore barashinjagira batanga mukuru wabo bati genda genda warugeze igihe genda baravuga bati genda igendere yes mubakomera amashyi abo bana babyambariye mwababonye mugashana n'akabo keza baragira bati mukuru wacu ugende neza data yemeye inkwano bateguye impano rero y'umuryango iyi mpano papa na mama mwese murakoraho iyi mpano muyifungura umukwe yabyemeye biribwa tubirya binyobwa tubinywa murahari ngizi impano zo gushima njye nitwa Stella Christine Manishimwe ninjye wa mugore ndi umutaramyi abantu bakunda ibyo nkora baransura kuri channel ya YouTube yitwa Ubudasa ubu bukwe nabwo ejo buzaba bwagezeho muzaze dutaramane mwese ababutashye muzaba muhari channel yitwa Ubudasa muzasangaho ubukwe bw'abana bacu ndetse n'ibi byose byabereye aha tuzabibikaho kugira ngo bitazigera byibagirana impano barayifungura akase umwe akase babiri igipapuro aragiciye Ella ameze nabi yes barimo baragica n'ubati ntabwo tugendana aratwereka icyo adusigiye abasigiye iki mwarebye papa na mama n'abana iyo mpano murayifungura cyangwa yabananiye Ella arayifungura nabona ari gukina kwicuza Lelita fungura vuba atuze kureba rutahiza musasa arayifunguye ndimo ndabona ibintu bisa n'ibintu by'amasura ndimo ndabona ibintu bishayininga ayo mashyi muhinde muyabaha bana bari mu kazi mwabonye abana bari mu kazi ewa igitego
gusezera bagize bati mwarakoze azakumbura umugoroba w'amasengesho mu rugo azakumbura ibihe byiza byo mu muryango mwarakoze babyeyi muri twari zanjye mwareze neza umuntu yashimye inkwano yatanze ziragaragara abandi bakobwa hariya ku mafoto musige mubagabanye utanga avanse ku nkwano yes hari hariho abakobwa beza mwamaze kunsura ubudasa TV show teranije wa mugore imana ibahugije ubona amashyi nagerageje imana kuri imana bagukomera amashyi cyane murakoze cyane murakoze cyane Ubuze umubano murakoze cyane hari abantu bamwe mumarike muzakomeza urwo rukundo hanyuma hahite mudufashe hariya hakurya kugira ngo mboneraho gusaba